burya kurota unyagirwa n'imvura y'urujojo bifite ubutumwa bukomeye cyane bishaka kugeza ku muntu wabirose. Muraho neza, none aha ngaha tugiye kurebera hamwe ibisobanuro by'inzozi zo kurota unyagirwa n'imvura y'urujojo cyangwa se imvura itari nyinshi. Aha ngaha ni kuri Good TV Rwanda, muri kumwe n'inshuti yanyu Yohana. Murabizi mpora mbifuriza impagarike ndetse n'ubugingo. Reka turebe igisobanuro cya mbere cy'inzozi zo kurota unyagirwa n'imvura y'urujojo ariko atari ya mvura nyinshi cyane. Icyo bisobanuro cyangwa se ubutumwa bukomeye buba bushatse kugaragaza cyangwa se ziba zishatse kugaragaza. Igisobanuro cya mbere bisobanura impinduka nziza ariko zoroheje. Impinduka nziza ariko zoroheje. Aha ngaha imvura itari nyinshi akenshi isobanura impinduka ziza gahoro gahoro, zitameze nabi, nziza gahoro gahoro kandi zimeze neza. Biba zishatse kugaragaza ko ibibazo bidakomeye kandi ahubwo ugiye kubona andi mahirwe atandukanye nayo wari ufite. Niba rero wararose unyagirwa n'imvura y'urujojo, ya mvura itari nyinshi, menya ko hari andi mahirwe cyangwa se undi mugisha ugiye kubona. Nubwo uzaza gahoro 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 gahoro, ariko uhumure, umugisha wawe uzawugeraho wa mfura we. Ntutinye kandi ntucogore, we komeza ukora ibyiza. Imana iri kukwereka yuko rwose iri kumwe nawe kandi iri mu ruhande rwawe. Reka turebe igisobanuro cya kabiri cy'inzozi zo kurota unyagirwa n'imvura y'urujojo. Aha ngaha kurota unyagirwa n'imvura y'urujojo, ya mvura itari nyinshi, aha ngaha bifite ikindi bisobanura nanone ku gisobanuro cya kabiri. Nawe nkwifurije kunyagirwa n'imvura y'urujojo. Imvura y'urujojo uyu munsi igwe mu mutima wawe. Uyu munsi Imana nawe ikugenderere kandi Imana igusure. Reka turebe igisobanuro cya kabiri, bisobanuye umugisha uri kuza. Aha ngaha rwose niba wararose uri kunyagirwa n'imvura y'urujojo ariko imvura itari nyinshi cyane, bisobanuye umugisha uri kuza. Aha ngaha urujojo ruto rushobora kandi kugaragaza umugisha muke ariko uhoraho, urugero nk'amafaranga make ariko ahoraho, cyangwa se amahoro mu buzima bwawe ariko azahoraho. Uba ugiye kubona amahoro uzahorana mu mutima wawe, cyangwa se niba ari amafaranga, ayo mafaranga uba ugiye kubona rwose aba ari amafaranga azahoraho. Nubwo ari make agiye kuza gahoro gahoro, ariko rwose bizakugirira umumaro kandi rwose wamfura we. Uhumure, Imana iri kukwereka yuko rwose iri mu ruhande rwawe. Reka turebe igisobanuro cya gatatu cy'inzozi zo kurota unyagirwa n'imvura y'urujojo cyangwa se imvura itari nyinshi cyane. Wamfura we, ntiwibagirwe gukanda ku ijambo subscribe, unakande kuri like ndetse na comment. Byose biba bikenewe kugira ngo Good TV Rwanda ikomeze kwaguka kandi igere kure, ndetse yewe ubushyigikiye ibiganiro byose bica kuri Good TV Rwanda, ariko cyane cyane inzozi turota hano kuri Good TV Rwanda. Igisobanuro cya gatatu bisobanuye gutekereza cyane. Aha ngaha nanone kurota unyagirwa n'imvura y'urujojo cyangwa se imvura itari nyinshi bisobanuye gutekereza cyane. Aha ngaha kunyagirwa bishobora gusobanura ko hari ibitekerezo cyangwa se amarangamutima bikuriho cyangwa se bikurimo ariko bitaremereye cyane. Aha ngaha nicyo bisobanuye rwose. Hari ibitekerezo cyangwa se amarangamutima biri muri wowe ariko bitaremereye cyane. Reka turebe igisobanuro cya kane cyo kurota unyagirwa n'imvura y'urujojo. Ese kurota unyagirwa n'imvura y'urujojo, ya mvura itari nyinshi, bisobanuye iki? Urumva ko biri gusobanura ibintu byiza cyane. Reka turebe igisobanuro cya kane cyo kurota unyagirwa n'imvura y'urujojo ariko imvura itari nyinshi cyane. Aha ngaha bisobanuye isuku y'umutima. Imvura isukura umutima, cyangwa se rero urujojo rushobora kuvuga kwezwa, kubabarirwa cyangwa se gutangira ubuzima bushya. Bishobora gusobanura none kwezwa, kubabarirwa cyangwa se no gutangira ubuzima bushya. Wamfura, niba waranyagiwe n'imvura y'urujojo, umenye yuko Imana yagutekerejeho kandi umenye yuko rwose bya byaha byawe watuye cyangwa se bya byaha wihannye, wumve ko Imana yumvise gusenga kwawe, yarabikubabariye rwose. Ntihongere guhangayika umutima wawe, ahubwo wumve yuko Imana iri mu ruhande rwawe kandi ikomeje kuba mu ruhande rwawe. Reka turebe igisobanuro cya gatanu ari nacyo cya nyuma ku nzozi zo kurota unyagirwa n'imvura y'urujojo cyangwa se imvura itari nyinshi. Imvura y'urujojo isobanuye iki? Cyangwa se wowe wayirose unyagirwa nayo bisobanuye iki? Reka nk'uko igisobanuro cya gatanu bisobanuye ubutumwa bwo kwihangana. Aha ngaha byari bikuzaniye nanone ubutumwa bwo kwihangana cyangwa se ubutumwa bwo gukomera, kubera ko atari imvura nyinshi bishobora kukubwira ko ibibazo bihari ariko byoroheje cyangwa se bitaremereye cyane mu buzima bwawe kandi bizashira.
niba rero wararose rwose unyagirwa n'imvura y'urujojo, byari bishatse kukwereka yuko rwose ibibazo birahari, ariko biroroheje, humura, biroroheje ku Mana, Imana izabikemura. Ntiwongere guhangayika umutima wawe kuri wowe wumvaga bitameze neza, ongera wumve irindi humure. Ni inzozi nziza cyane zakwerekaga yuko rwose Imana hari andi mahirwe ya kabiri igiye kukuzanira mu buzima bwawe. Wamfura we rero, inzozi zacu nakagaruka kuri Good TV Rwanda. Ntiwibagirwe nyabona kugenda udakoze ku ijambo subscribe, wibuke gukanda ku ijambo subscribe, ukande like ndetse share na comment biba bikenewe. Ubundi ibisobanuro by'inzozi turota nakagaruka kuri Good TV Rwanda. Turabakunda cyane.